Mwiriwe neza nshuti zanjye, ikaze kuri Nerika TV. Aha niho tuzajya dusangira inzozi, ibisobanuro byazo, ndetse n'ibindi byinshi bijyanye n'ubuzima bwa buri munsi tunyuramo. Niba ukunda kumenya byinshi ku nzozi, ndetse no gusobanukirwa iby'ubuzima, uri ahantu heza. Ariko ntukibagirwe gukanda subscribe, kugira utazacikwa n'icyo ari cyo cyose kuri iyi YouTube channel yacu. Ese wigeze urota umuntu wapfuye? Ese wibaza icyo bivuze? Bamwe bavuga ko ari imyuka, abandi bakabifata nk'amabara atabonerana. Muri iyi video rero tugiye kurebera hamwe icyo bisobanura n'icyo bivuze. Kurota abapfuye ndetse n'aho biva n'icyo bishobora kukubwira. Mu buzima bwa buri munsi ntucikwe. Ngubu ubusobanuro bwo kurota abapfuye. Rimwe, kurota umuntu wapfuye mukaganira. Akenshi ibi bikunze gusobanurwa nk'ubutumwa umuntu ashaka kukugezaho. Niba ari umuntu wakundaga cyane, bishobora kuba ari uko umuryango wawe ukeneye kwitabwaho, cyangwa se uwo muryango wawe ukeneye isengesho. Aha wakwisuzuma ukareba bitewe n'uburyo wabirosemo. Kabiri, kurota umuntu wapfuye agarutse ari muzima. Wowe ukaba uzi ko yapfuye ariko ukabona yaragarutse ari muzima mu nzozi zawe warose. Ahangaha ibi bishobora gusobanura icyifuzo cy'imbere cyo kongera kuba uri kumwe n'uwo muntu, cyangwa se kuba hari icyo utabashije kumubwira aramutse akiriho nyine, kuba nta kintu wigeze umubwira kandi wari ubifite muri gahunda kugira ngo ubimubwire. Cyangwa nanone bishobora kuba ari uburyo bwo kugira agahinda bwo kubura uwo muntu. Ushobora kuba waramubuze ariko akagaruka mu nzozi zawe, ariko waragize agahinda bikagaruka mu nzozi zawe. Wowe wakwisuzuma ukareba, ese koko kuba narabirose, iyo situation nari ndimo, uwo muntu twari dufitanye umubano umeze gute? Cyangwa se namutekerejeho iki? Cyangwa se nanone kurota umuntu wapfuye ari mu mibabaro cyangwa se ameze nabi. Akenshi agiye turota agasanga nyine urose nk'umuntu ubonye akoze impanuka cyangwa se ari mu bintu bibi kandi n'ubundi yarasanzwe yarapfuye. Ahangaha bikunze gusobanura ko uwo muntu akeneye gusengerwa, cyangwa ko hari ibintu utangije neza, atarangije neza nyine akiri ku isi mbere y'uko apfa, nko kumubabarira se cyangwa se no kumusaba imbabazi. Hari igihe nanone ngo dukunda no kurota abantu benshi bapfuye, ukarota abantu benshi bapfuye. Ibi bishobora gusobanura kuba ikimenyetso cy'ihungabana, guhangayika cyangwa se guhinduka gukomeye mu buzima bwawe. Nanone hari igihe urota umuntu wapfuye agusaba ikintu. Aha rero nabwo bifite ibisobanuro byabwo. Icyo asaba gishobora gusobanura ubutumwa. Iyo ubonye uwo muntu rero wapfuye agusaba ikintu, nanone ngahangaha bishobora gusobanura ko hari ubutumwa. Hari igihe aba ashaka kubwira uti witonde, cyangwa se fata umwanzuro runaka. Abandi ndetse babifata nk'ubutumwa bw'uburinzi, cyangwa se bikwibutsa indangagaciro. Ariko kandi ahangaha baravuga ati, nubwo kurota abapfuye bishobora gutera ubwoba cyangwa se rimwe na rimwe ukabirota ukumva muri wowe ufite igihunga, si buri gihe biba ari bibi. Rimwe na rimwe ni uburyo bwo kubona ubutumwa, cyangwa se kwiyunga n'ibyabaye. Ariko nanone baravuga uti, uramutse ubibona kenshi byaba byiza ubisengeye. N'ubundi mu inzozi, iyo ukunda kurota ibintu bibi cyangwa se ibintu bigutera ubwoba, ugiye wicara ukimara kubirota ubyuka usenga usaba Imana, ntibizakugirirwa kuko ubusobanuro bwose bw'inzozi bufite ibisobanuro. Kandi baravuga uti, niba urose izi nzozi, ujye uganira n'umujyanama cyangwa se ukiga ibiri mu bitekerezo byawe. Ugize izindi nzozi wifuza ko tugusobanurira, nyandikira hasi mu gice cya comment umbwire ikintu tuzakubwiraho. Ikindi kandi niba utarakanda subscribe, ndakwibutsa kuyikanda, share, like, comment, kugira ngo dukomeze kuganira. Mwakoze kudukurikirana, mugire ibihe byiza.